ngiye mba numva umweru ugomba kwitwa umweru, umukara ukitwa umukara, siko bimeze. So mureke Jihad afite ibyaha bimukurikiye azabiryozwe, turi kumwe. Ariko gufata umuntu mukamwakuzinga mukagenda mukamusiga kazambi, turi kumwe, that's not okay. Mureke ibyaba nibimuhama bazamufunga, turi kumwe, nabo umwere azataha. Ariko mureke gufata umuntu ngo tumushyire ibintu bitari wewe. Uyu mugabo arya n'umugabo n'umugore, jawe mwabonanye n'iki? N'umugabo yatanya gafite agatwe gato. So uyu mugabo urukumva amaze hari abo kanyura, uyu mugabo asanye bomo yariyo mpamvu utaryama ngo bikunde. So nje ikintu mvuga nimuza kwitegereza hari abo kanyura, kariya gapipe hari abo kanyura di ngende gato urumva ku mugani wa Mutamba ingoma ni just creativity. No ntabwo ari no mu ntega amatwi bavuga ko yayizanye aje kugira gute. Sometimes mujye mureka habeho na positive, siko bimeze. Gufungwa gereza zishirirwaho abagabo bro, nta kigoryi nta kimara kijya muri gereza, nta kintu kitagenda kirirwa mu rugo giti nkona cyajya muri gereza. Yazwa n'iki muri gereza? Gereza zishirirwaho abagabo bahuye n'amatagi. This is showbiz inkuru iryoha bitewe n'uwayikubariye. Uwa mbere rero mu gukurikirana inkuru z'imyidagaduro kandi zigezweho umunsi ku munsi. Abantu mutari gutapinga, abantu mwese mukumbuye Jihad mu mutapingemo mukoreho, mu mutapingeho. Hanyuma aba moderator boroka Yego ko Jack nta mvura idacya mwana Jack azavamo nta gitabo. Twagiye gato ikintu nabonye ubu YouTube cyangwa n'abandi bantu bose urukumva. Jihad ntitumukumbuye, gakumbura ubusure cyangwa ukumbura warongoye nyoko. Twagiye hano asewe narubunge ngo mukumbure. So tugende gato. Urukunyumva ahangaha ndashaka kugira ngo basobanurire ikintu kimwe. Abantu bati Jihad yazanye ingoma ashaka guharabika abantu, sibyo? Ngiye sinjya ndeba ama video, ibintu by'ama YouTube murabizi ko ntabwo ari ibintu byanjye, turi kumwe. Ariko se kubera iki kiboro kitari kujya ni nshobora ntabwo muri kunyumva harya kiraho twumve. Umva ushyiraho ugahita ugenda kabisa. Fuck. So Godfa iyo yiteretse kuri ako kantu gafunga mic niyo mpamvu. Iyo gafunze Etseho aho ngaho kuri iyo charger gahita gafunga ziriya mic z'amajwi harya hasi kuri telefone niyo mpamvu. Kongo iki? Baransubiza yanjye. The fuck? So reka tugende gatoya. Nyamunsi uyu turi kumwe? Ntabwo ahangaha ndashaka musharinge live. Mutapinge screen musharinge live. Abantu baraza hano urimo kunyumva iyo baje bakavuga ko umuntu yakoze ibintu agiye guharabika cyangwa agiye, kuko iyo bavuze context ngo yuko uyu mugabo yazanye ingoma ngo yaje kuvugiriza abantu ingoma, siko abantu bari kubivuga. Turi kumwe? Yego turi kumwe. Ariko nta ntu bihuriye. Ndashaka muri iyi video urabona ko afite indabo, akagira icupa rya champagne, akagira na cake. Muri kubireba? Turabibona. Jihad nguko mubizi ni imandwa y'aba diaspora kazi bafite amafaranga. Uyu mugabo afite ukuntu nikiri hahira. Urimo kunyumva nko ugiye kureba nk'uyu Janine, urukumva? Janine n'inzu yayigurisha ariko Jihad agasura kanutsa. Ibyo uvuze n'ukuri. Urimo kunyumva? Ongera ubisubiremo. Yes. So yes. Jihad n'umuntu none kubabwira ukuri. Turi kumwe munyumva neza cyane. Jihad afite mu bagore b'inshuti ze cyangwa mu bantu b'abashuti be. Urimo kunyumva?
yagize anniversaire, yarafite anniversaire, urimo kunyumva? Nyamunsi navuga ati ntabwo mfite ikintu nakorera uyu muntu bitewe n'ibintu ankorera. Urabizi abantu bajya bamwoherereza amatelefone, murabizi jihad bagira umuruzi wamurogeye ntabwo ntiyapfuye, aracyakora. Urumva jihad murabona ko hari anniversaire, ahanga yaragiye gukorera anniversaire umuntu, afata iyi keke, urabona ko yafashe keke aguzana indabo na champagne, afite umudamu, uyu mudamu bari gutuka, turi kumwe bro n'abantu jihad yibanira n'abo badamu, turi kumwe, afite ukuntu abana n'abo badamu neza nta kibazo agirana nabo, so yari yamugira anniversaire. So ntabwo jihad nuko byafatiranije, maybe uyu munsi akaba yaragiye gukora ikiganiro kivuga kuri Vestine, ariko kano kagoma niba ari ingoma niba ari bazimuki yayizanye agiye gufeta anniversaire yande y'umudamu umwe. Dore muri iyi video uretse gato, Happy birthday mama champagne, urabibona? happy birthday mama champagne, happy birthday. Ndashaka kubaza, uretse negativity no kumva ko umuntu ngo yaje kuvugiriza abantu ingoma, murabona objectif, murabona impamvu y'iyi ngoma yariyo? Yes. Iyi ngoma aje kuyivugiriza abantu? Nikubabaza, ahangaha yaraje kuvuza ingoma kugira ngo ayivugirize abantu? Oya. None niba video itangira ahangaha umuntu ko muri kureba video, ngiyi keke, ngiyi champagne, ngiziriye ndabo, abantu barafata okay, ntabwo ngiye kuvugira jihad akurikiwe n'amategeko, turi kumwe bro, ariko ngiye mba numva umweru ugomba kwitwa umweru, umukara ukitwa umukara, siko bimeze? So mureke jihad nafite ibyaha bimukurikiye azabiryozwe, turi kumwe, ariko gufata umuntu mukamwakuzinga mukagenda mukamusiga kazambi, turi kumwe, that's not okay. Mureke ibyaba nibimuhama bazamufunga, turi kumwe, nabo mwere azataha, ariko mureke gufata umuntu ngo tumushyire ibintu bitari wewe. Uyu mugabo ajya n'umugabo n'umugore, jawe mwabonanye n'iki? N'umugabo. N'umugabo agafite agapipe gato. So uyu mugabo urukumva Amaze hari abo kanyura. Uyu mugabo asanya kupomo yariyo mpamvu utaryama ngo bikunde. So nje ikintu mvuga nimuza kwitegereza, Hari abo kanyura, kariya gapipe hari abo kanyura di. gende gato kumva ku mugani wa Mutamba, ingoma ni just creativity. No ntabwo ari no mu ntega amatwi bavuga ngo ko yayizanye aje kugira gute zamuka Jessica wanjye, ariko Jessica wabaye amahoro kari Amen. ndagusomye ku gahanga. So tugende gato, ikintu nje nshaka kuvuga, let people do not sometimes mujye mureka habeho na positive, siko bimeze? Gufungwa gereza zishirirwaho abagabo bro, nta kigoryi nta kimara kijya muri gereza, nta kintu kitagenda kirirwa mu rugo giti nkona cyajya muri gereza. Yazwa n'iki muri gereza? Gereza zishirirwaho abagabo bahuye n'amatagi, ntabwo utakoze wiriwe mu rugo ngo uhure na gereza gute? Imirimo ya buri munsi tunyuramo iduhuza n'ibizarzane cyangwa n'ibisitaza, tukabigwamo tukajya muri gereza, turi kumwe? Ntabwo ngiye kwambika umuntu ikamba, turi kumwe? Akira Bwana Cedric, ndabiza akazi ugakora neza, ntubaboroke ahubwo nabari poting. Thank you. Akira. Icyo cyatse kuvuga none iki rero? Ahanga nimuza kwitegereza jihad, nujya kureba ngo murebe video ngo yazaniye ngo abantu kubavugiriza ingoma, sibyo? Ariko nituza kureba uyu mugabo bwa mbere akoresha kano kagoma, niba ari ingoma niba ari induru, reba ibyo yavugaga. Hano banditse ngo iki? Regarde ici, murebe. Happy birthday mama champagne. Ongera ugasome. Happy birthday mama champagne. None niba iyi aka kagoma yarakazanye
Happy birthday mama champagne. umva ntabwo yabikoze agambiriye ngo kuzana ngo gukora ngo kuzanira ngo kujya avugiriza abantu ingoma oya ntabwo ari byo niba afite ibyaha yakoze amategeko aramukurikirana ariko muri cyo kumaccusinga ibyaha atakoze turi kumwe. That's why we are here, we have a media ntabwo tuza kwemera ko umuntu aza guhindanywa cyangwa bamufate bamugire icyo atari cyo siko bimeze. Umuntu ntabwo ahari ntabwo yakwivugira do not urimo kunyumva mwabagambanye mwe mubireke mwese muri abantu bakuru murebe ibyo nyamunsi yakoraga ngibi turi kumwe. Ngewe icyo mvuga ni kimwe mubyitegereze murebe hano uyu mugabo yaragiye ku mwasharingi live ni gute abantu musharinze abantu batarukane mwe mwatumye nyifungiye ya mbere mwashe yarinze iyi live abantu turaza gusubira inyuma nayifunze ari 500 twongere tube 500 musharingi yamaze gushinga abantu 7 tapu ntimurajya no ku 30 mutapinge fata buri muntu arafata urutoki atapinge sishaka kumanura abantu bagiye gukina game murabizi ko mutapinga ndi muri game kandi ngo nshaka gukina game. Please be serious. Musharingi live musharingi mutapinge screen ibyo nandi kubabwira ni bande bari hejuru mu kanya muzamuka ariko ntimuvuge biraza kumfasha kuko iyo nshaka kujya ngo ntanga ubutumwa mukazanamo bira bintu bya sana Yudita Morgan yongera uzamuke uri umuntu w'umugabo cyane rega wowe peace zamuka abantu bagufollowing mu following ndebera boss rero no kuri kumana mu following le boss li guys follow boss li follow mu following le boss li nicyo kintu cyo nyine nabasaba follow her following le boss li she's around so urukubye nandi kubabwira muntega amatwi twumve mu following le boss li mu following queen of TikTok so tugende gatoya rero no abantu 400 mu following umuvandimwe mu following boss li no kwiteganyiriza bro abantu 12 muracyari bakenasha kubona imibare imeze nk'iyo kuri station ya essence follow her mu following kumufollowinga bro follow her so nari kibabwira uyu mugabo ari muri RIB uyu mugabo akurikiranywe niba ari muri polisi akurikiranywe n'inzego siko bimeze. Ngiyewe icyo nemera kimwe mpamanya nacyo nuko ntekereza ko it's better kudashigikira ikibi ariko it's better no kudahindanya twongerera umuntu ibyaha atakoze. Niba mutangiye gukora ibiganiro muvuga ngo Jihad ngo umunsi wa mbere ngo yazanye ingoma waje kuvugiriza abanyarwanda ingoma koko niko bimeze. That is not fair. Tapping a screen ntabwo ari byo. Jihad ndashaka kugira ngo bakinira ahantu mu karebe impamvu Jihad yazanye akakagoma ntabwo araje kwafugiriza abanyarwanda ntabwo yaraje kugira mu following abantu bari hano hejuru niba banazamuye abantu nuko badeservinga ko bari hano hejuru mujye mu ba following sometimes mujye mureka ibi bintu abantu bari hano hejuru mu ba following bro nuko badeservinga follow ntabwo njya mpfa kuzamura n'importe qui nzamura umuntu kuko abideservinga ari umuntu ushoboye kandi ushobotse. Follow these people on this platform. Njuga muting your mic. Njuga mute your mic. Okay. Reka dutangire rero. Aha Jihad niba muri kubyitegeza hano kuri iyi keke Jihad nk'umuntu ufite abantu abana nabo uretse abashumika ariko afite abandi bantu abana nabo kandi abana nabo neza yafashe amafaranga ye turi kumwe afatanyije na Yudita se buterere bwa shyamba narabibabwiye izina rigiye kwandikwa muri gallery. Thank you so much mami. Afata bano bantu urabona ko yabakoreye anniversaire handitse ngo happy birthday mama champagne. Uyu mama champagne ni riri pupe uyu nguyu yamushakiye abanyamategeko umuntu afite ukuntu abana n'abantu ibintu abantu bagomba ku understanding ibintu ntabwo umuntu aba mubi ku bantu bose namugira mubi niba we yarakubaza cyangwa ko mukabutamwemera hari abandi bantu abana nabo aspirating love akabashobora kugenda agakoresha keke nk'iyi ngiyi n'umuntu adahari agakoresha keke nk'iyi ngiyi agafata keke akagenda akagura champagne nkuko muri kubibona. Sometimes turagenda tukavuga negativity ku muntu ariko nge sinzavuga negativity ngo nibagirwe n'ibikorwa bye byiza. Niba umuntu ashobora gufata umuntu w'umubyeyi
akajya mu kiganiro kigiye kurebwa n'isi yose akamukorera surprise nk'iyi ngiyi, akajya kuzana akagoma ka kinyarwanda, akajya kuzana keke nk'iyi, akamutegurira indabo nk'izi ngizi, akagura champagne nk'iyi ngiyi, agaserebura uwo muntu nuko abanye nawe neza anamukunda. Turi kumwe? Ntabwo ibi ngibi bikorwa n'amafaranga, kuko ibikorwa n'amafaranga naguhereza urugero. Uyu nguyu boss simuzi how much baramaze guspendinga hano. So niba abantu bari konesa ibintu byakozwe bro, umuntu akagenda agakora ibintu nk'ibi ngibi, cyo tuvugisha ukuri, hanyuma agafata igikorwa nk'iki cyiza bakagishyira muri negativity. Turi kumwe? Bakakigira icyo guharabika kandi ziko uwo muntu yakoze icyo gikorwa n'umutima muzima. That is not fair. Ntabwo tubyemera. Reka nyikire mwumve. Happy birthday, Mama Champagne. Happy birthday, Mama Champagne. Happy birthday, hey, happy birthday, hey, happy birthday, Mama Champagne. Happy birthday, Mama Champagne. Happy birthday, hey, happy birthday, Mama Champagne. Mama Champagne. Happy birthday, Mama Champagne. Happy birthday, Mama Champagne. Wait, happy birthday, hey, happy birthday, Mama Champagne. Happy birthday, Mama Champagne. Thank you so much, Judith. Thank you, Bossy. Thank you so much, Judith. Okay, thank you. Take it up, 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 take it away. Take it up, 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 take it away. Take it up, 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 take it up. Happy birthday, Mama Champagne. Turagukunda cyane. Uyu musenzi sabukuru ari muri Espagne. Turi i Kigali Nyarugenge. Umva turi hano turagushimira mubyeyi isabukuru nziza. Oh baba we, isabukuru nziza Mama Champagne we. Wumve ngo turanezerewe mu mutima wacu nuko udahari ngo turye sho ubundi ariko ahuri wumve ko turi kumwe. Ufata karahure wicare ku gasonga buga za vemperniyo ziwe nizi vemperniyo. Tushimira umuntu witwa Judith, the boss from Canada. Waduwohereje ururabo rwa Mama Champagne. Yohereje ururabo ariko ururabo ndarufashe. Uri kumva? Ninjye ubwo hagarariye Nyarugenge. Umuberaho atari. Ndahakubereye. Yanditse yavuze amagambo menshi ariko yambwiye ngo umbwire Mama Champagne isabukuru nziza. Yagize ati happy birthday Mama Champagne from Judy Ready Bossy cyangwa se Bossy Ready. Umva kuva muri Canada. Urabo rwavuye muri Canada ruraza. Ibi byose Judith, thank you so much. Wakoze cyane Judith. Umva dushimire umuntu ukora keke nziza. Reka tubanze tuyicanira ariko turama Mama Champagne fungura umwe ikintu cyitwa iki Vempernion. Natwe turi kuri Champagne hagari vemve nawe Okay, ntabwo ndibuze kugira gutya cyada sinaza nk'intuza nk'abagore nawe. So ibi ngibi ntabwo tuzakubikurikirana rukumva. Ndashaka murebe wa muyaga wereka twifuriza umubyeyi wacu anniversaire hafi. We dutesha umutwe. We Mama Champagne we. Happy birthday Mama Champagne we. Happy birthday. We happy birthday. Happy birthday Mama Champagne we. Ibyishimo we. Biri kukugira ute? Biri kugutya. Gwina dufungure keke. Okay.
ndashaka kwirukanka tubahuze aho parake nziza cyane yoroheye reka ze nyensiremo hereza na bari abantu baje kwitabira ntabwo ari nka za zindi ziba zimeze nk'amabuye ukibaza sende kurya keke kandi kurya ibuye mutandukane n'ibyo byo kurya amabuye mujye kwakurema reka yekira nindiza pe iberetse damu asira pepeta iratete iberetse hano numva mana we mama champagne wacu turakukunda la champagne urambye hano murese tukuramusiza inyo tumwagaranyo turamukunda gira kwa kundi urya kwa babaje oya twatuma twabe nka wa musaza yamenetse agategaho umuntu oya bariya ntabyo baba bazi muri imbere mama champagne mwatwana ngo ntabwo bazi n'indirimbo ngo ziko nikazi tufungura champagne da tira iyi ni yanjye hereza mpeketa zijyanire rimwe nawe imite ngufungurira bya bindi byawe ukunda ushantu usenya inafatitse isimenekamo champagne ubwo birarangiye ntiwaba ukinga ntabwo bishoboka ufungurire nawe mu cyubahiro cyawe mwamereze za serviette ntabwo itomboka iyi ngiyi ni isirimu watuzaniye seriviyete yemwa igira hada ubwo dushyireho cheers shirireho na peketa uku kuboko kumwe nubwo yambara yanjye kumwe no kwa peketa ukundi mu kwanjye ari iyo bigwa asubizaho da cheers kuri mama champagne cheers mama champagne kwa garanyo cheers again one more time ntabwo nabivamo again and that. So impamvu y'iyi boro twumvikane impamvu y'iyi boro kamanza ni foto y'itiko twagiye twumvikane ikintu kimwe rero ngira ngo niba video iyi ngiyi ishobora kuba ifite iminota ingana gutya ntekereza ko video yose yabaye iyo kugira iyo kwifuriza uyu mubyeyi anniversaire ariyo creativity uriya mugabo yazanye akara kagoma ariko noneho muri comment mu kiganiro ngiye nagiye kukitegereza nkuko nakibonye muri comment y'iki kiganiro abantu basabye Jihad kujya kuri ibiganiro afite karakavi ngo byari bimeze neza ageza na karakagoma turi kumwe. So now abantu bamaze guhindura baravuga ko Jihad karagoma ngo yaje kuvugirizwa mu bantu. So ntabwo ari byo muri negativity ibyaha bihama Jihad nibasanga babifite bazamuhenyina urumva ariko mureke gufata umuntu ngo mumwambi kibara ry'ibintu bitari byo. Nibyiza umuntu yakoze n'ibintu biri mu mutima mwiza. Reka mbabaze ikintu kimwe, iki gikorwa ni igikorwa kibi? No. Iki gikorwa ni igikorwa kibi? No. Anga su gusakaza urukundo, it's spreading love. So kubera iki niba hari bibi yakoze mufata ibyo bibi mu mubage, it's okay. Ariko gufata ikintu cyiza mukagenda mukagicurika mukakigira kibi numva atari byiza. Iyo numva atari byo. Turi kumwe? So ndikumvikana na Bari kuri mu ndikumvikana ndi gushaka ifoto ya Nyamunsi. Simperuka ngira ifoto ya Jihad hano iri he twazanye. Ngiyi kabutinde. Urimo kumva ntabwo umuntu ashobora gufata ngo dufate kabutindi igikorwa cyiza nk'iki ngiki buri wese mu bantu muranga mwakwifuza ko ari umuntu wakigukorera once mu buzima bwawe bateretse kamera hariya bagukorera anniversaire nk'ingiyi mu byo kuri reka mbabazi niba tuke abantu mwaretse ngo difata nimba muvuga ngo magana mugafata umuntu mukamuryoza ibyo yakoze mutagize ibindi mu mwongereraho ngo wabeho no guhindanya. Turi kumwe? Ntabwo nibuze gutinda rero kuri iyi story. Ntabwo nibuze gutinda kuri iyi story kuko nifite ibindi bintu byinshi nshaka kuvugaho.
So ibingibi ntegereza ko tubishize uruhande, reka se ubwo YouTubers butagira content, umva mwabi robezo mwe tagira content. Narababwiye ngo even the person who got school kuri mwebwe, you are educated idiot, you have nothing to give people. Nizina ry'Imana ntabyo. So Kabutindiyi niba afite ibyaha bimuhama, leta iramuhanyira baragifunga, ariko mureke gufata ibintu ngo mufate umuntu mu murundeho ibyaha atakoze, bro. That's not, it's not okay. Yes ko mbyemera, ntabwo ariko mbyemera ku buryo muje mugafata jihad mukavuga ngo yafashe ngo yazanye ngo kuvugiriza abanyarwanda ingoma. Why? Ko dufite igihugu kigendera ku mategeko, gufata umuntu kuko utamushaka, kuko wumva ko nta munsi numwe niyo jihad yagenda akagenda ntimuzigira mugira show nkizi, nta uzagenda ngo kuri content nkiyi, nta wundi muntu dufite content nkiyi jihad. So can you stop? So nicyo nashaka kubabwira kuri iki kintu, hanyuma twikomereze mu zindi show. Turi kumwe? Godfrey, ngira icyo nongeraho kuri icyo kintu wari uri kuvuga. Go ahead. Nanjye maze kumitinga jihad bitari rimwe bitari kabiri. Ariko iyi mbesire wowe uzajya umvugisha ariko ugiye kunyoreza ibintu byo kwamamaza, ntacyo ramamaza komani na zako. Komeza rata. Ya, nanjye maze kumitinga jihad inshuro irenga hafi 5. Guys, uko abantu bafata jihad mu buzima bambe gutya kuri social media, ntago ari jihad we wanyawe, you know. Nge maze kumitinga jihad wanyawe. Jihad ni umwana mwiza, jihad ni imfura, jihad ni wa muntu ushobora kubwira ati jihad ndi kure nyarukira ungira ahangaha, jihad agafata imodoka yiwe akagenda. Jihad ushobora kumubwira ati jihad hano habonetse deal runaka, wagenda ukandebera ukareba uko bihagaze. Jihad agafata umwanya we, agafata imodoka ye, agafata gaze ye akakugirayo. Urumva jihad wa social media atandukanye na jihad ngewe nzi mu buzima busanzwe. Si ukumuvugira ngo nuko ari inshuti yanjye, koko nibasanga hari ibyaha bimuhama, ngewe rwose ngewe nkorera munsi y'amategeko. Urumva sinkorera hejuru y'amategeko. Nasanga hari ibyaha bimuhama rwose nukuri azabiryozwa, nta kibazo pe. Ariko ibi bintu abantu bahaguruka buri umwe wese jihad ni mubi, jihad ni mubi, mbere yuko judging umuntu uzabanza umumenye mbere na mbere. Wijudging umuntu kubera ko wamubonye kuri kamera. Nk'ubu ngubu n'urugero ugasanga gutya Godfather kubatamuzi mutaraganira utaramenyana nawe, wavuga ati Godfather n'umuntu mubi aratukana. Ariko Godfather wo mu buzima busanzwe ngewe wenda nk'urugero nkange Janine nzi guturuka muri 2012 ni different na Godfather nzi. Urumva? So rero byaba byiza tugiye tujudging umuntu twabanjije kumumenya, tukamenya wa muntu ni muntu ki, ese yitwara gute muri society. Jihad twakoranye ibikorwa byinshi byo gufasha, no kuma YouTube biriho, muzagende murebe. Muri covid nge naramanutse mva hano nuye ndagenda njyana na Jihad, dukorana n'umurenge ntibuka neza, twagiyeyo tugaburira abanyeshuri 280. Ibyo biri kuri YouTube, mugende mubirebe. Dukorana n'uzamani muri covid, abana baranze ko bataha, nta sabune yo koga bagiraga, nta sabune yo kumesa, nta byo kurya bari bafite, amashuri yarabafungiyeho. Ibyo rero ni ibintu ngiye mvuga ni, you know, mbere yuko judging umuntu, mbere yuko ubona umuntu, mbere yuko nako ucira umuntu urubanza, banza umumenye, banza umwegera umumenye. Urumva? Jihad muzi ibikorwa byiza twakoraga kuri Instagram, Jihad muzi ibikorwa byiza twakoranye hano kuri TikTok. Urumva? Jihad ntago ari umuntu mubi. Jihad yaravugaga ati ni mu nkandira kanyenyeri, yabona abonyemo nk'ibihumbi 10 cyangwa 20, agahita avuga ati nimba hari umuntu uburaye nahita nyandikira nanjye muheho 5. Bari kubaza muri comment ngo kwasebya abandi, nabyo bisubize. Gusebya abandi gute? Singibe bari kubyandika muri comment ngo kubereka sebya abandi, none singibe bari kubyandika. Ntago reka nkubwire, Jihad ntago yabyuka gutya mu gitondo ngasebya umuntu bro. Yego ariko sha ntago ashobora kubyuka mu gitondo. Hanyuma ibirego 9 afite muri ribu ni ibyiki?
Godfather Oui. aronker ibirego afite byose muri RIB urumva ntago wabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo ugiye gusebya Janine nuko mbanza kuba naguhaye impamvu yo kugira ngo ubanze guhaguruka unsebye sibyo none se hari impamvu ibaho yo kugira ngo umuntu asebye undi none ntaguhaye impamvu wahaguruka we wabyuka mu gitondo kandi tukavuga ngo uyu munsi noneho ngiye guhangana ngo ngiye guhangara Janine hari uwo muzi wigeze abyuka mu gitondo akavuga ngo ngiye guhangara runaka utamuhaye impamvu nta mpamvu ihari none ugiye kumbwira ko ubu hari umuntu uryama noneho akabyuka asanga leta imuhagaze hejuru nta kosa yakoze ariko utari kumva no ibyo ni ibintu byumvikana ariko se cyagiye ari kuvuga ibya Bavestina buriya bari bamuhaye amakuru none se nta screenshot mwese mwabonye niwe wenyine wabivuze nta screenshot umukobwa ibintu yanditse ku rubuga rwe mwese ni buretse gato ko twese twamuvuzeho Jani ko twese twabavuzeho kubera ko twese twabavuzeho ko ndi mu bantu ba breaking ziriya nkuru nyihawe na niba ubyibuka ndi mu bantu ba mbere ba breaking ziriya nkuru ira screenshot ninjye wayihereje Jihad niba kanbirebe reka mbikwereke gahibaze none se wabivuzeho nundi abivugaho wenda wowe Godfather kuba wewe warabivuzeho ntihagire wowe ntugire icyuba nuko wenda igihe cyawe kitaragera bro no oya hari kwitiranya reka nkubwire Godfather uriya mwana w'umuhungu Jihad hari abantu benshi bari bamurwaye uretse gato ni inshuti y'abagore benshi Jihad ni inshuti ya bose uretse gato nkwereke njye ntabwo nyakubwira ibintu ntashobora gusubira bakankwereka ibyo ndi kukubwira urukumva give me a second ariko Janine yigize umuroya wa TikTok uretse gato wasanga nawe ndi umuroya wawe nawe uretse gato urukunyumva ibi icyo nshaka kukubwira ucyumve singaha uyu si Jihad turi kumwe dore singiye nkuru ya Vestine ninjye wayimuhaye ari tariki 18 singiye yes murayibona nese wayimuhaye kugira ngo ayivugeho sibyo uretse gato nyimuhaye ambwiye ngo iki Hello yego ibi narabivuze ariko ngewe bampindura umusazi ibi narabivuze urabona ko ari njye wayimuhaye ino nkuru urukunyumva nshinzwe kumenya urumva ngomba uretse gato kamanze mbaguye umuntu urumva ngo nshinzwe iki kakubwira icyo nshinzwe sha kamanze nkusobanurira icyo nshinzwe mbere yuko nkomeza iki kiganiro Godfather ushinzwe iki abashyushya kamanze ndebera nk'iki zezete kamanze nkizana kamanze mu ndebere reka kamanze mubahe mu mwanjame so icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki rero hano urukunyumva nani Jani akumva Godfather icyo nshatse kuvuga ndashaka kuvuga kuri kiriya kintu kamanze zana kino kiwerewere aho ngubu ugiye gukina na fake account man abo nisanga ari fake ndamureka niba bagiye kuzana ntoza ngiye kumanza kumustokinga ariko Godfather narago nanjye nagezeyo gahibaza umuntu ugiye kutuzana ugiye kuzana umuntu ukora capati nukuri nta nubwo akora capati umuntu Godfather agiye kutuzanira baba followers magana ntabwo nzongera kuvuga umuntu baba followers 200 bro kaba ntabwo nzongera kubwira umuntu hano uza ntabwo nzongera mbere yo kujya mvuga ko umuntu uzajya amaza murebe uzajya ubanza umurebe ega Godfather nanjye tumye nirukanga njya kureba uwo muneko man cyakora afollowing abantu 220 bangahe abamufollowinga ni abantu 60 ubundi ugiye kutuzanira
Godfather mbabwira Godfather ngo muhe hiti nyine. nuko nyine ntakundi Godfather bamuhaye hiti mugende mumuforowinge ndabona ashonje ariko man mundebere bro nuba mu nyama uyu nyine nguyu n'uyu nguyu bro Yego man. kano kanya abonye abaforomazi benshi bro uyu yagukuramo n'urwagashya ndakanyama Yeah. uyu utukana kuriya biramubereye pe. ntabwo ndi nta nubwo umva nta nubwo ndi bukuboroke Oya mwihorere. mwihorere pe mwihorere Godfather mwihorere Aracyafite urugendo rurerure. so uri gushaka kubabwira Ngo atwaye iki se ko mwirata. Kwa mugani umenya mwirata. aramuvuga ko ntacyo umuntu yamuvuze Oya, undi araje ngo ubuse ngo atwaye iki uretse ko mwirata. ubona abantu koko uyu mwaka niyo mpamvu wihuse. cyakora kabano no kuri uyu mwaka urihuse shari Ariko aya mabara yabaye muri uyu mwaka mwumva wari kugira amezi 12. ntago bishoboka Murebe ukuntu keke yanditse hasi ngo mu Burundi babita abayangayanga ni ibiki si abayangayanga ko ndago ibintu bibera muri comment nuko mutajya mu mwanya wo kuzisoma. muri kuvuga ngo turirata we araje atutse Godfather ntimubibonye ko amututse ariko we mwumvishe ko twirata kuko dusetse. nuko azana ifoto bano muri ko azanye ifoto atwereka umuntu umututse. So, my people mwaramutse meze muso icyo nagiye kugura nani Janine ntabwo ntimubonye ko irankura Vestina n'ijye wayihaye Jihad mwabibonye ntimwabibonye twabibonye Godfather so rero icyo nandi kukubwira nshaka gusobanurira ucyumve sibyo iyi nkuru nayikoze na mbere ya Jihad by the way ndi mu bantu bayikoze mbere kuko inkuru nkimara kuyibona direct umuntu wayimpaye ni Emmy Ikinege wo ku Gihe ari mu gicuku ari mu ijoro nabyutse mpamagara Emmy namushyize kuri live mugende murabibona naramuhamagaye ntabwo namuhamagaye waramukorinze Hamagaye twarabyumvishe. nahamagaye Emmy mpamagaye Emmy yaranshubije nyamubyibuka Emmy yarampamagaye ansobanurira ibyiriya inkuru turayikora tuyivugaho nani Janine rero ni ryari inkuru ihinduka icyaha kubera ko twakoze inkuru mbere ya Jihad ariko Jihad we yayikora ikavamwa amakosa akajya no kuregwa iki ngiki nicyo utabasha gusobanukirwa udashaka no kubwira ngo tukumve kubera ko ari njye wamuhaye inkuru urukunyumva niho hari ikibazo kubera ko njye wamuhaye inkuru ntayikuremo ibigize ibyaha kubera iki Emmy wayimpaye ko namuhamagaye hano kubera iki tutayigiremo ibyaha ariko Jihad akayikora akajya muri ribu kuregwa aho niho hari ikibazo kandi dushobora kwirengagiza so the thing is muramukunda agomba kuzanga amarangamutima niyo mpamvu ribu murangira kubwira ngo naramuhamagaye rimwe muhamagara kabiri muhamagara gatatu ariko ibyo namubwiraga bisaga ku meza urimo kunyumva ibyo mubwiraga ni ibihe ni ibingibi nizi Dr. Godfather yirinda Emmy Ikinege yirinda kandi yakoze inkuru ngo Jihad yakoze inkuru ibingibi rugomba kubyandastandinga ariyo mpamvu hari icyo bita igorora sinzi kubyumva nani Janine
ikibazo gifunze jihadi si uko akora ibiganiro. Ikibazo kimufunze ni uburyo abikoramo, ariko nta kiganiro jihad arakora abandi batakoze. Nta breaking iza jihad ngo ayikore abandi ntibayikore, siko bimeze. Ariko gihe cyo ntashobora kwemera, urukumva icyo ntashobora kwemera, ntabwo nemera ko abantu bazafata umuntu bamuhindanye ibyo jihad ari kunyuramo. Nonese kambazi jihad arimo hari ari kumwe n'abantu bangahe? Ari kumwe n'abantu bangahe banagiye na mbere bakoze amabi, bagiye na mbere barangana bate? Sibo benshi kumurusha. Ba Kejone ntibarimo, ba Pazo ntibarimo. So icyo mvuga ni kimwe n'iki ngiki, ibyo jihad akora yakoze, turi kumwe. Hari abamubanjirije benshi cyane bagiye banafunga bakanafungurwa, ariko icyo nashaka ni ingegera ishobora kuza ibintu biteye agahera mwe mudashobora kubyumva. Turi kumwe. Erega jihad afite famille avamo, afite ibikorwa yakoraga, afite abantu atunze, afite umuryango, afite umubyeyi. So gufata rero video nk'iyi ngiyi iri kugaragara amaso ya buri wese, urukumva aba bahindanye cyangwa abantu bashaka guhindanya bakirengagiza, ntago ngibi birahari. Yifurije umuntu anniversaire, afashe ikiganiro kirenze iminota 5, iminota irenga 5 bro, ngiyi iminota murayibona. Afashe iminota 5 arimo gushira ibyishimo ku maso y'undi muntu, afashe iminota 5 arimo gushimisha undi muntu. Sisi rero muri kubyumva, mwarangiza mugafata ibi bintu mugashaka kubikubamo ibibi no kumuharabika, mukabifata mukavuga ko kano kagoma yazanye ngo yaraje kuvugiriza ingoma abanyarwanda. Urimo kunyumva? Mugakora ibiganiro ngo jihad ngo yaraje ngo yarageze ngo avugiriza abanyarwanda ingoma, kandi iyi ni creativity yazanye kugira ngo ashimire uyu mumama. Kuki mwokapfamwe muri kureba igihe yazaniye iyi ngoma, ariko ntimurebe ko hano hari keke, ntimurebe ko hari indabo, ntimurebe ko hari champagne. Iri kwiri aje gukatirwa fungwe, ariko mureke gufata umuntu mu muhindanye, mureke kumusukaho umuriro w'ibitari byo. Ibi ngibi mwakabaye munabikoresha muri kuvuga ati ariko uyu muntu afite societe y'akamaro, ahumuriza imitima, agira a positive thing. Happy birthday, Mama Champagne. Happy birthday, Mama Champagne. Happy birthday, hey, happy birthday, hey, happy birthday, Mama Champagne. None se ko muvuga ko akora ibibi gusa, ibi bintu ni bibi nk'abantu mwe. Ibi bintu ni bibi. What's wrong with you people? Niba hari bibi yakoze babimushinja biryozwe, none se nibigibi ni bibi. The person ufata creating akazana indaba, akazana kagoma, akazana champagne, murabifashe byose muri mwamaze kubihindura. Give me a second. Take your time. Give me a second. We here, no problem. Take your time. Ni byiza ejo bundi naravugaga mukenda funze none ko hari bagiye gutapinga, mwe muri gutapinga please tutamanuka. Mbonye bari banatanze message y'ama taps dutanze iminota 5. Turi kumwe. So icyo mvuga ni iki ngiki rero, for me ntekereza ko kugira ngo dukore turi muri ibi bintu, like ntekereza ko abantu mwajya mureka gukabiriza ngo mufate none mukajya no mufata ibyiza umuntu yakoze mukabifata mukabivunjamo ibibi. So ntabwo ari byo, turababujije. Ntabwo niko bitekereza. Ego kongeza hano. Oya, iri niti kundi buzogarukaho mu kanya. Iri niti kundi buzogarukaho mu kanya mwabantu mwe, iri tikurira babaje naryo. Urumva ni birebire ni byinshi, dore mfite ibintu byinshi, dore kabano mfite ibintu, kabano ndebera mu kanya gaje, mfite ibintu akanga ari munshakira umuntu uzi gusoma neza nganze mu akazi. So mwabibonye, urukumva? So icyo babwira ni iki rero, for me tugeze kuri jihad, urukunyumva,
umuntu ari imbere y'itegeko, niba asanga yarakoze ibigize ibyaha arabiryozwa. Ntabwo njyewe Jihad njanga kumuvugira, urimo kunyumva, ntabwo namubyaye ngo ntabwo bamubyaye ngo bamwe murere, ariko mureke abantu bareke gufata umuntu ngo bamucireho iteka. Urimo kunyumva, ibihumbi n'ibihumbi biri mageragere, ugiye gusanga wasanga harimo mwene sko, harimo sko wanyu cyangwa harimo na nyoko wanyu. Urimo kunyumva, rero kumva ko umuntu yagize, mureka amategeko namuhana azamuryozwa ibiri mu nkiko, ariko mureke kumufata ngo murundeho insyo. Siko bimeze. Kandi n'abari kumufasha cyangwa abumva bagomba kumushakira abanyamategeko, maze na Kazungu yarafite umunyamategeko umuburanira, Kanswe Jihad, mumureke mubahe ituze. Na iyo bullies yanyu muri kugenda mukaburinga abantu, nabonye ura mudamu ama catfish, ari amakote ba catfish, umubyeyi wagiye kumushakira umunyamategeko, nangwa na Jihad zika nkubaza. Wabona umuntu uvibura bakagenda bagashishikara, abatimu bagakora team, abantu bakora amatimu yo kugira ngo bamufashe, ari uko yakoraga amabi gusa. Wakubwira ko wowe uramutse ufunzwe amasaha ntano waguzana n'amazi yo kunywa, ariko niwo byagiye anga urimo kumucira, urimo kubaga umuntu, uri kumubwira ngo nabambwe. Aba diaspora abantu bari kumwoherereza amafaranga y'abanyamategeko, bakamufatira abanyamategeko barenze umwe. No sense. Hanyuma ibyo ngibyo byakorerwa umuntu mubi wabangamiye societe gusa, utaragize ikintu kiza akora. So ntabwo ari byo, urukunyumva, ntabwo ari byo. Icyo ngewe ntemera ni abantu bazanga bakavuga ngo Jihad ari kurengana. No, ntabwo ari kurengana, ariko ntabwo ibyo yakoze yaciye nk'amabere. So tureke itegeko rikora ibyaryo, hanyuma abandi mudafite icyo gukora muzibe. Nanavuyeyo, urimo kunyumva, abantu bari kugenda bakagenda hara bakaba reka nanabereke by the way, namutanabizi mwabiwerewere niba ari ikibazo bamutuka gutukana kabereke. Let me show you something. Nabizi erega muri educated idiot, ntabwo mujya kwishuri ngo mujye gufata umwanya wo kujya gusoma ibibakorerwa n'amategeko ahari. Reka mbereke itegeko hano. Okay, mwebwe muri mutanabizi, reba hano ibyaha uyu mugabo ashinjwa. Urukunyumva, nta muntu yagambaniye. Umva hano basomere, ibi ni ibyaha mboneza mu bantu. Hano baragira bati, umuntu wese utuka undi mu ruhame aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 15, ariko kitarenze amezi 2, ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100, ariko atarenze ibihumbi 200. Imirimo y'inyungu rusange mu gihe kitarenze iminsi 15, cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Munteze amatwi. So when you just came here, turi kumwe mukaza, iri ni imwe mu itegeko. Iyo muri ibi bintu ntabwo ngiye nshishikariza abantu gutukana, nta nubwo mvuze ko ibi ngibi ari ibihano bito, kuko hari ibyo ukora ibyaha bigahinduka. Iri ni itegeko muri ya mategeko yarakera, by the way, ndaza gucekinga ndebe. So icyo nshatse kuvuga ni iki rero, iyi video ngewe ntabwo nayirengaho. Niba umuntu ashobora gukora video nkiriya iri positive y'iminota irenga 5, ari kwifuriza anniversaire undi muntu, ariko mwebwe mukagera mukayicurika mukayizana mu yindi context imuharabika, ntabwo ari byo. It's not okay. It's not okay. Ntabwo ngewe ndi kugira Jihad umutagatifu, ariko muri cyo gufata n'ibyiza yakoze. Ni umuntu ashobora gufata iminota 5, wowe ninde muntu urakwivuriza anniversaire?
urahangaha wirirwa ukomba injo jya kukubitwa n'inkuba we warangiza ukaza ahangaha abambwe nya kuru yewe aha ngaho nimufatira mu muturagurike dore maze no kuruha ninde wanguriye n'amazi yo kunywa singiri ya galeri ya godi fata singiyi abanyarwanda kazara n'umuntu wigeze ayikoramo singiyi ndimo kurira yo kwarika bayivanyemo da singiyi ubu ngubu hano habuze umuntu wambwira ati ariko bamurangaha mwamwaje mukantera metero sogo toragurika abandi hasi mukora dore harimo part 1 and 1 Intercera